chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracles, I live a life of favor, for I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracles, I live a life of favor, for I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? For I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? For I know who I am. Say oh, I know who I am. Your voice shine Mana yacu turagushimiye, tugushime kuri Imana Jehova Nisi. Tugize umwanya wo kumva ijambo ryawe. We pray in the mighty name of Jesus Christ. Reka ijambo tujye kuvuga ngo Imana abe wesha icyubahiro kuko uri Imana. Uri Jehova Nisi, wavuze kuzabana natwe, utazadusiga kandi utazaduhana. Ndagushimiye kuri Imana iri hano kandi igiye gukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Shimye Imana cyane idushoboje kugera muri chômage, tukaba turimo turanitegura gutaha. Imana yacu yabwe icyubahiro kurinda umuntu igihembwe cyose, no kubera Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Do you know who you are? Dusome Ibyahishuriwe igice cya 13 umurongo wa 16 kugeza kwa 18. Revelation chapter number 13 verse 16 up to 18. Ijambo rivuze ngo itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge abare umubare w'inyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Dusome Ibyahishuriwe 11 umurongo waho wa 6. Haranditse ngo bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli page 847, chapter 3 cyo cya 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 2. Haranditse ngo nyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. In those days. Mwakeneye ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Tujye kwiga ijambo rifite titre ivuga ngo powerful generation. Powerful generation. Igisekuruza cy'imbaraga. The powerful generation. I need you to be right now from today, guhera uyu munsi wa none winjire muri powerful generation. You must enter in the powerful generation. Turi gusengana n'abantu benshi, twasenze turi benshi dutandukanye, ariko ndakwinjiza uyu munsi ibi byumve. You must enter in the powerful generation of God right now, today, this time. Dusomye ijambo ry'Imana mu Byahishuwe
byitwa ibyahishuwe. Hahishurwa ikintu cyari gihishwe, cyari kirinzwe, cyari protected, cyari secret, cyari ibanga, kigahishurwa kikamenyeshwa nibuza ndetse n'umuntu utari ukwiye kubimenya. This revelation was given to John by grace of God. Mu yandi magambo, ibi ngibi ntabwo twari dukwiye kubimenya, ariko Imana ishimwe ko twabimenye. Igihe turimo rero cy'ibyahishuwe haya dusomye, igitabo kitubwiye iminsi, ijambo ry'Imana ritubwiye iminsi. Uko bari gusobanuriye ahari nibyo cyangwa sibyo, ariko ugomba kumva neza. Ijambo ry'Imana rifite uburyo bubiri bw'ingenzi risobanurwamo, ariko sibwo bwonyine. Ubwo buryo bubiri bw'ingenzi, bwa mbere by inspiration. You can be inspired by the word of God. Aho umuntu akubaza ngo ese Peter verse igufasha ni iyihe, nkabwira ati kuko Imana akunze abari musi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. That's inspiration. By the time of revelation, you will receive another thing which is different totally from that verse. Abakristo benshi rero bibereye muri inspiration. Inspiration ni nibyo. Ushobora gusoma history, ushobora gusoma amateka ya David, wari uburyo yakoraga n'Imana, ukari uburyo yabazaga Imana ibintu byose, waba uri umuyobozi wa korali cyangwa worship team, ukavuga ati nanjye kugenda nkuko David yagendaga, nanjye nzajya mbaza Imana. That's inspiration, but it is not revelation. So we are dealing with this book of Revelation. Turashaka kugira ngo turebe ibyahishuwe Yohana. Ngo ageze aho ngaho, Imana yo mu ijuru itangira kumwereka iyerekwa. Ibintu yabyeretswe ari ku cyumweru, on Sunday. Arimo arabyerekwa, agiye kubona abona ngo batangiye gushyira ikimenyetso, ngo inyamaswa itangira gushyira ikimenyetso ku bakene no ku bakire, imbata n'abumudendezo, ndetse abana n'abatoya. Nusoma Ezekiel igice cya 9, nawe uzasanga Imana aravuze ngo muwe muretse kubabaza isi kugira ngo dushyire ikimenyetso ku mbata z'Imana. Everyone in this world must receive a sign, either of the devil or either of the Holy Spirit. But right now I need you to receive the one of the Holy Spirit. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo gihe nta muzemera kugura cyangwa gutunda, ngo ndetse ngo hano ubwenge buri. The one who has wisdom must count this number, akamenya ko ari 666. Impamvu uvuze ngo ubwenge ni iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo Kristo ni ubwenge bw'Imana. In order to determine every season in this earth and to control it and different kind of events, you must be a Christian. Ugomba kugira Kristo kuko ari we intelligence igomba kukugendamo, no wisdom. Ikigera batubwiye, ushobora kusoma ibyahishuwe ukabona ngo ni ibintu bizaza, no, byabaye kera na n'uyu munsi tubirimo. Ijambo ry'Imana haya twasomye Yoeli 2:3 umurongo wa 1 kugeza kwa 2. Ririya jambo Petero yarivuze kuri Pentecost, ibyakozwe n'intumwa igice cya 2. Aravuga ngo ibi mubona bibaye nibyo byavuzwe n'umuhanuzi Yoeli ko bizaba mu minsi y'imperuka. Ibi mubona bibaye, Petero arimo arabivuga, nibyo byavuzwe n'umuhanuzi Yoeli yuko bizaba mu minsi y'imperuka. Icyo nicyo gihe the last days begin. Uwo munsi iminsi y'imperuka yatangiriye, ba Petero akimara kuzura umwuka wera gutyo, ni iminsi y'imperuka yatangiye. Ariko icyiza cy'Imana ni iki? Nuko iyo minsi y'imperuka yatangijwe yo gutangwa kw'imbaraga. Iyo iza gutangira nta mbaraga zitanzwe, nta muntu wo kuzabona ijuru. Kristo yicara mu ijuru avuga ngo at the day, bitewe nuko mbona ibyo babigeze, plan za Satani zizakubitana na plan y'Imana, tuzareba uzatsinda undi. At the day Satani avuga ati uyu munsi ntangije mission, Yesu avuga ati uyu munsi nanjye nshoje isezerano, I give out the Holy Spirit to every believer. Kristo amaze gukora igitangaza kingana gutya, ngo hatanzwe imbaraga zidasanzwe. Niyo mpamvu nusoma ibyakozwe n'intumwa, uzabona intumwa zigenda zihura n'imbaraga z'abarozi, bakagerana bagasanga hari abakonikoni babandi babyinjiyemo cyane,
bagura n'abamagician. Nusoma ku bwa Mose na ba Eliya, abamagician bari bake cyane, ariko igihe byatangiriye intumwa zatangiye kubona, zikaza zigera ngo zakora ibitangaza, zikabona n'abandi yo gushaka kubyigana kandi bakona birenda gukunda. I need you to enter in the new generation and the powerful generation. Ikintu cyazanye Kristo, yaje kuzana ikindi gisekuruza gishyashya, a new generation. Dusomye ngo 6:6 6:6 6 iri below ya 7, 6 iri munsi ya 7. Bishatse kuvuga ngo imbaraga zizakora zizaba ziri munsi y'izima, ariko igitangaje kuri ibyo nuko ziriganyije benshi. Zizakora ziri munsi y'izima, niyo mpamvu habanzaga Imana, Satani agakurikiraho. Niyo mpamvu muri iyi minsi abantu bafite impano ebyiri z'imbere cyane, ntago ari iz'imbere, ariko hari impano ebyiri zirimo ziratakwa n'iyi mitego ya Satani. Impano ya mbere ni iy'uburirimbyi, abawoshipa n'abakoriste bumve. Impano ya mbere ni iy'uburirimbyi, iya kabiri ni iyo kubyina. Izo ni impano ebyiri ziri kwinjirwa na Satani kugira ngo yinjize benshi cyane, abavane mu mugabane w'Imana, abajyane mu mugabane we. Niyo mpamvu baririmbyi, babyinnyi baririmba iz'Imana. Yesu yaravuze ngo mujye mwera imbuto kuko aricyo cyubahisha Data. Uri umubyinnyi, gerageza ubyine ibintu byubahisha Imana. The way you dress, the way you talk, the way you behave, bigomba kugendera mu mbaraga z'Imana. Impano ya kabiri imiratakwa ni prophecy, iya gatatu ni ukwigisha, teaching. Izi mbaraga dusomye mu Byahishuwe chapter 11 igice cya 11, baratubwiye ngo abo bazaba bafite imbaraga mu gihe cyabo cyo guhanura, zo gutuma imvura itagwa ndetse no gufata amazi yose bakahindura amaraso. Ahangaha bavuga ngo ni abahamya babiri bazaza, but these actually are not person, ntago ari abantu. Is the kind of anointing that will come during these days, and it is already in working. Biri mu kazi, birimo birakora. Izi mbaraga zizaza z'imyuka ibiri y'amavuta ngo zizaba ari imyuka ituma amazi ahinduka amaraso. Izaba ari umwuka w'imbaraga utuma ikirere gihagarara ngo imvura nigwe. Ibyo bintu biduhereza reference direct to Moses and Elijah, bitujyana ku mateka ya Eliya na Mose. Mose no ageze muri Egiputa aravuga ngo kuva uyu munsi amazi yaho yose ahita ahinduka amaraso. Babandi bavuga ngo gusenga Imana ko yabanaga na ba Mose ngo tweke bayaraturetse. This is what you miss. Ntabwo uzi ko iyi grace Imana yisutse noneho iri double combined. Elijah yageze ahantu abonye ukuntu baretse Imana, aravuga ngo iyi mvura nizongera kugwa keretse mbitegetse, kandi yabibwiye umwami wari icyo gihe. Umwami aravuga ati kundushije ubutware se sha. Elijah was in control of even the atmospheric conditions. Mugomba kujya muri generation nshyashya, igisekuruza gishyashya Yesu yazanye. Yesu aza mu isi, uwahishuriye ibanga batubwiye ejo bundi ngo umwigishwa wakundagwa na Yesu cyane yaravuze ngo abo bamwizeye ngo ntibabyawe n'ubushake bw'abantu, ngahubwo babyawe n'Imana. The purpose of Jesus was to transform you from your father, from your mom, up to God the Father. Akugira umwana w'Imana, uve muri generation ya Semihanda Vincent ujye muri generation of Jesus Christ. That's your genealogy and origin. Bene data, tugomba kuba maso rero. Imana yasanze Eliya, uyu nguyu tubonye mu ishuri rw'Imana yimiratanga ku mavuta azakora mu minsi y'imperuka. Eliya ari munsi y'igiti cy'umurotemu yiganyira, aravuga ngo Mana, gupfa bindukiye kubaho. Imana iramubwira ngo Eliya,
ndacyafite ibindi ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. The number 7,000 people. Nusoma Bibiliya nawe uzasanga ibyo bihumbi 7 bigaragara. Those 700,000, abo bantu ibihumbi 7 baspecifingaga, berekanaga generation ya Kristo. Eliya amaze kugaruka mu mwuka wa Yohana, amaze kujya mu mubiri we, yaravuze ngo ugiye kuza we nta nubwo nabasha gufungura udushumi two ku nkweto ze. He is more powerful than ibyo twakoze. Afite imbaraga ntabwo twabona uko tubigenza. Eliya yibuka ko yajyaga amanura umuriro agatwika batayo z'abantu. Arabonga ariko we ntabwo azawutwikisha abantu umuriro, azawubatirisha. They receive the baptism of fire. Igiti cyumutse neza iyo gicanyeho umuriro, my friend, kiragurumana ukagira ngo ni benshi. Ndavuga ngo winjire muri generation ya Kristo. Abaza kubishaka baze gusoma Abatesalonike igice cya 2, urwandiko rwa 2 Paulo yandikira Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 4. Paulo yandikira Abatesalonike arababwira ngo guhishurwa k'uwo mugome ntabwo kuzaba vuba. Arangije arababwira ngo azishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose ndetse n'Imana. Ndangiza ndakubwira impamvu Bibiliya itubwiye ngo ntabwo bazemerwa gutunda, kugura cyangwa kugurisha. Tumaze kumenya ko iriya minsi yatangiye kugwa ba Petero. Ibyo uri kwakira ntabwo ari ibitangaza, hari abandi babinyuzemo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibibagerageza biba ari rusange mu bantu, hari abandi baba barabiciyemo. Imbaraga z'Imana ukeneye, you need to move to the powerful generation, ukajya mu mubare wakijijwe. Yesu abwira abigishwa be Mariko 16 umurongo wa 16 kugeza ku 18, arababwira ngo mbasigiye imbaraga, dore ibimenyetso bizagenda n'abizera nk'ibi: bazirukana abadayimoni, bazavuga indimi nshya, ndetse bazakandagira inzoka na scorpion, all kind of poison. Ngo bazanywa n'ibiroze, do bazabigotomera gutya bibajyemo bisoke, bagumara amahoro. Izi mbaraga uzazigenderamo wamaze kwinjira muri generation nshyashya. Niyo mpamvu ubuhanuzi twasomye bw'aba bahamya babiri bubanziriza igice cya 13. Mu yandi magambo y'Imana nyikundira nuko ikora ibintu kare before. Niyo mpamvu Bibiliya itangira ivuga ngo mbere na mbere hahoze y'Imana. Mbere nawo wita mbere, God was there. Benedata, please mwinjire mu mbaraga z'Imana. Ibyo kutagura no gutunda no kugurisha, igihe kizagera ubutumwa dutanga ku ma YouTube ntibuzatambuke utari gukorera under 666. Amaradiyo yose atarimo arakorera munsi y'ububasha bwa Satani, ashaka gukorera Imana bayafunga. Ikintu cyose, indirimbo iyo yose niyo yaba ari gospel, itari gukorera muri 666 bazayihagarika. Ikindi mbabwira, 666 ntabwo ari 3. Ibingibi ngo ni tatuwaje, ngo byanditse ngo ku isaha, ngo byanditse ku mavuta. N'amavuta twisiga, some of them yakorewe ikuzimu. Did you know the first model of cars, laptops, ibyinshi hari babi designed from the underworld? Ariko iyo modoka nyigenda mikangeza aho njya nkavamo. Why? I am in the powerful generation. Impamvu abana b'Imana bazadomina muri iyo minsi nuko bazaba ari abana b'Imana bafite amavuta y'Imana. Bazaba bari kugendera mu mbaraga n'ububasha bwa Eliya na Mose. Niyo mpamvu Kristo ajya gusenga ku musozi, habonetse abagabo babiri,
kandi igihe bamubonekeye bari baje kumubwira ngo you are about to die. Anointing izakuvana mu byo abantu bita umubabaro ugakora icyakuzanye n'icyo ushinzwe. You need to anointing, the anointing of Elijah and Moses. Niyo mpamvu Eliya yazamutse mu ijuru, Mose amaze gupfa marayika w'Imana araza, Satani barahura, marayika w'Imana atwara Mose, Satani arakema arataha. Mose yari muri generation y'Imana. Nyuma y'iyo operation ya 666 harimo umwuka w'ubusambanyi. Uwo mwuka w'ubusambanyi rero winjiye no muri eglise. Hari amacaci akorera mu Rwanda, akorera no hanze, nubwo yo mu Rwanda Imana ishimwe ko agikijijwe. Hari ayandi yayo hanze nashaka kuvugira ahangaho utazataye iwanyu babwira nabi, nanze kubikubwira. Ayo hanze yayo barimo barashingira abantu bahuje ibitsina. Bo bamaze kwatakwa n'izo mbaraga. Ariko Imana ishimwe ko ahari waburaga information kandi uyu munsi urazihawe. Waburaga amakuru ariko uyu munsi urayahawe. Ntazagire umukobwa cyangwa se umuhungu ukubuza ijuru. Nkunda kubivuga. Imana ibahe kwinjira mu gisekuruza gishya mu izina